Mu gihe habura iminsi ibarirwa ku ntoki ngo imurikagurisha ryo ku rwego rw'intara y'Amajyaruguru itangire ku wa 19 ku kwezi 2016, hari bamwe mu bikorera ndetse n'abari muri za koperative baryitabiriye mu bihe bitandukanye bamurika ibikorwa byabo, basaba ko kuri iyi nshuro ikibazo cyo kwishyuzwa ubwiherero kandi baratanze amafaranga ya stande iki kibazo cyavugutirwa umuti. Iyo turi hano muri Expo tuba twaje ku expose, ariko tuzi neza ko uko akarere kaba kishyuye stand baba baricyo, ariko tugenda kwihagarika, tuba tugomba kwiyakira, twagira dutarike tujya kwihagarika baduca amafaranga kandi akarere kaba karatwishyuriye stand. Mu bwiherero pese mujyayo mukishyuzwa? Tujyayo tukishyuzwa, twabwirese ko akarere kishyuye, natwe twaza twabwira akarere bati twebwe twarishyuye, bakaduca amafaranga bikaba ikibazo, bamwe agatinya kwiyakira. Icyo cyo cyari gikwiye kuzanuzwa. Cyatugoye cyane ni icyo ngicyo cyo kuba twagize icyo dufata nk'abantu turi hano mu kazi, ariko twajya kwihagarika bakaduca amafaranga. Urebye n'iminsi ishira ushobora gusanga yose yamariye mu bwiherero. Ushobora gusanga yose yamaze, kandi akenshi muri twe benshi murabona dusabwa kunywa amazi, kuko amazi ni bimwe mu muti mwiza cyangwa se mu buryo bwo kwivura. Ariko abenshi batinya kuvuga ngo ndajyayo gatatu, ndajyayo kane, gute ukabihagarika ugasanga ubuzima buri kwangirika. Icyo twifuza cyazanuzwa ibyo byabayeho, ariko noneho tuza kuvuga tutese ko akarere kaba karishyuye, mama se kaba karishyuye intuza ya standi gusa, twese tuwarete izo ntizishyure. Birumvikana guteze bibangamiye, birumvikana rwose kujya kwishyura wari uzi ko wishyuriwe, urumva bitabangamiye. Rero amatuwarete kuba wenda uri muri standi cyangwa warishyuye bakishyura na tuwarete ni ikintu ubona ko kitanakwiye kubaho. Ugiyeyo ni ijana, urumva rero niba ujyayo kane cyangwa gatanu ku munsi ukishyura wenda nka 5 buri munsi, bakagombye kwitekerezaho. Ikindi ababa baje kumurika ibikorwa byabo mu imurikagurisha ryo ku rwego rw'intara y'Amajyaruguru bifuza ko cyakubitwaho umwotso ngo ni iminsi rimurikagurisha rimara. Nuko wenda hazabaho kongera nk'iminsi yo gukomeza kumurika ibikorwa. Urabona iminsi 13 ni mike cyane, dore ko rimwe na rimwe bamwe tuba twaturutse, bamwe baba baturutse kure bakahagera nko mu minsi 2 ishize, cyangwa se haba hariho n'abaturage cyangwa se n'abaza basura mu Expo, nabo baba bagifite inyota yo kuba bakomeza gusura Expo, bityo iminsi yiyongeye nk'ubutaha zagira icyo byiyongera gusumba uyu munsi. Mu rwego rwo kuvugutira umuti iki kibazo cyo kwishyuzwa igiceri cy'ijana buri uko bagiye kwiherera ababa baje kumurika ibikorwa byabo muri iri murikagurisha ryo ku rwego rw'intara y'Amajyaruguru, ubuyobozi bwa PSF muri iyi ntara y'Amajyaruguru ndetse n'ubw'intara y'Amajyaruguru bwashimangiye ko kuri iyi nshuro iki kibazo kizaba cyavugutiwe umuti kugira ngo abaje kumurika ibikorwa byabo barushaho kwiyongera kandi banamurika ibikorwa byabo batekanye nta kibabangamiye. Iri murikagurisha ryo ku rwego rw'intara y'Amajyaruguru ryo muri uyu mwaka wa 2026 riteganyijwe ku wa 19 muri uku kwezi mu karere ka Musanze muri stade Ubworoherane. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda.